ese iyo wumvishe ijambo ryitwa bavuze ngo felicitation wumva iki? Namva ko bavuze ngo merci. Umva ko bavuze merci. Baravuga ngo felicitation ugahita wumva ko bavuze merci. Ndashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuko kugeza ubu ngubu na ukomeze. Ubu ni nawe undeba ni nawe umpagazeho. Kuko nta wundi mugabo w'abapfakazi. Niwe mugabo w'abapfakazi w'imfubyi. Kugeza ubu ngubu rero ngiye aho mpagaze aha ngaha. Na n'ubu ngubu niwe ndamushimira. Amushimira ahubwo namuha n'amashyi n'inkunda. Yes, mwongeye kwirwa neza wakurikiye Jono Media TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu cyitwa Ese warize. Ese wari kutureba warize? Munda kubabaza mu kandi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umubyeyi wacu. Nawe harabona ko ari nyogokuru wawe. Uyu munsi turaza kumuganiriza, tubanze tumusuhuze. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Mu kiganiro cyacu dukunda kubaza abantu mbere na mbere, ese warize? Wowe warize? Ntago nigeze niga rwose. Ati ntago nize rero gese nakwirirwa mbabeshya. Ariko se perezida w'u Rwanda ariko uramuzi? Yitwa Paul Kagame. Paul Kagame aramuzi. Minisitiri w'umuco na siporo uramuzi? Ntago muzi rwose. Minisitiri w'intebe se uramuzi? Nawe ntawe nzi. Kuki utabazi kandi aritwe tubatora? Kubera yuko igituma ntanabazi nuko ntari nababona mu maso yanjye. Ntabwo urababona. Ese ujye ukurikirana ibintu byitwa Miss Rwanda? Kubera yuko nta radio ngira. Na radio ufite. Ariko si iyo urebye urubyiruko rwo muri Miss ukuntu barwitwara mu myambare n'ukuntu ubu ukurikije umuco wa kera n'ubu ngubu ubona umuco muri Miss ukiriho? Ntabwo umuco wa kera n'ubu ngubu ntabwo ari kimwe. Kuko kera twebwe twagiraga uburyo twitwara. None ubu ngubu baragenda bambaye ubusa. Aragira ati abakobwa muri Miss bagenda bambaye ubusa. Cyo nabo ngo bari kugenda bambaye ubusa. Bose ni bamwe. Nabo bari kugenda bambaye ubusa. Ese hari amagambo amwe namwe tugenda tubaza abantu tukumva nimba bashobora kuyavuga. Iyo bavuze His Excellency wumva iki? Service se ndabizi. His Excellency. Ntayo nzi rwose. Ntayo uzi. His Excellency ni icyubahiro ngo hamagara perezida wacu. Ntabyo narinze ariko. Burya wabibyirwa yuko wize wagize gute. Waba utarize se ubyo ngibyo ukabimenya. Ese iyo bavuze Menadic urayizi? Si wa mwana urangura. Ubwo se nayibyirwa n'iki? Waba utarize ukamenya Menadic bari mu Menadic waba utarize ukabimenya. Menadic ati ibyo bintu ndumva ari ibinyabazungu ndumva giye byo ibintu nabizi. Ese hari abahanzi b'abanyarwanda wabuze? Abayobozi. Abahanzi Se bama. Uko ngana gutya imyaka mfite niyo kumenya abantu b'abahanzi koko. Mu gihe cyanyu nabwo habaga abahanzi ba Cecile Kayirebwa babyumvore nabandi bose abahanzi bo nago bazi uretse kubumva kuri radio. Bumva kuri radio gusa. Uvuga ngo mu buzima bwawe nago ujya ucanga witere nk'akaririmbo uba wibuka kacye. Yewe akakera naririmba ndirimba nsingiza Imana. Urimbura wisingiriza Imana izo wimvira kuri radio Mariya. Ati indirimbo z'abanzi bo muri Miss nago njya nzumva ahubwo njye nimvira indirimbo zo gusingiza Imana. Ariko se mukecuru urebye ukareba abakobwa twabivuze ibyo bintu abakobwa muri Miss baba bagenda bambaye ubusa ubona nk'iki kintu ubona wowe ubaye nk'umuyobozi wakora kugira ngo abakobwa bongere basubirane umuco nk'uwa kera? Nk'uwa kera se ntago biba byoroshye kuko gusubirana umuco nk'uwa kera byo biba biguye kuri iki gihe. Se numva bavuga ngo ni muri fiziyo se. Ngo bayita fiziyo. Nese fiziyo burabisobanuye kwambara ubusa? Ntabwo byo ugomba kuvuga ngo bambara ubusa. Kubera yuko ariko barabemerera kuko ntwajya kubona ubona umuntu yambaye akantu kageze bene aha ngaho bukabuturu bw'amafuti buri hejuru y'amafi uvuga ngo uwo muntu ngo hari icyo wamuhanura ntacyo wamuhanura. Ese nk'iyo wenda urugero niba ufite abana b'abakobwa ntago twakubaje ngo twumve ariko se iyo ubonye umukobwa wawe akambaye ako kantu kagufiya umubwira nk'iki wowe? Uramubwira ati iyo myambarire si myiza. Wumva ubatarumva ntago yumva. Ariko se muri iyi minsi hari kugenda habaho ikintu cyo gusanga abakobwa benshi barabyariye iwabo cyo ugasanga abandi bari kugenda bakoze nk'ubukwe nk'ejo nyuma y'ukwezi kumwe bakabarabyaye. Kiriya kintu wowe kivuga iki? Ntago byo ngibyo mu muco wacu ntago byabagamo. Ibyo bintu ni bishyashya gusa tubikomereze nibyo byiza cyangwa twabigenza? Ntago ari byiza ariko. Ntago ari byiza kuko wowe ubona ukabona umwana w'umukobwa wo mwaragiye mbese ari nk'umugore. Umugore aba yabaye umugore
akagenda akamara ukwezi cyangwa amezi abiri ukumva ngo arabyaye. Ese bwa ababyaye gute? kandi wasanga akenshi mwebwe mwarashaka wenda mukamara nk'imyaka 2 mubana mukabona kuba aribwo mubyara. Yego ahubwo se atanakubona ukazamwambarira ubusa ari uko muhuye mwakoze ubukwe. Nukuvuga ngo abana bo muri iyi minsi ubu ngubu inama wabagira ni iyihe kugira ngo inama njyewe nabagira ku bwanjye nuko burya ntawe hano wahanutse. Ku bwanjye inama nabagira nuko bakwirinda bakareba n'icyorezo kiri hanze uko kimeze. Ariko ntabwo bishoboka. ase iyo bavuze covid wumva ari uruhe rurimi baba bavuze? Rura bya covid kuko wari we wese abarwanira kwikingiza. Ngo rebe wumvisha abantu bagiye batakara ni benshi. Si benshi bagiye batakara ni benshi cyane. Ubwo rero hagati yaho ugomba kuvuga ngo wirinde nutirinde uwakwandura n'uba yakwandura akayandura, ariko ntabwo ari kimwe na wundi utarigeze akingirwa. Ariko se muri iyi minsi abantu benshi bahugiye mu kurwana no kwambara agapfukamunwa neza cyangwa se gushyiramo intera ya metero kugira batanduzanya. Ntabwo ubona ko wenda nk'indwara ya sida abantu benshi bayirangagije bayifashe nk'itakibaho? Benshi cyane kuko benshi nta nubwo banayumva. Benshi ntabwo bakizi ko sida ibaho, bahugiye muri corona. Bahugiye mu bya corona, ntabwo bahugiye muri ibi by'impunzi. We uragira uti rero ngiye nisengera uri umunyagatolika? Genda umunyagatolika rwose, nagarukiye n'Imana, narashatse gipagani mbona Imana irantaruye kuko urwobo narundimo Imana yaruntuye. Ubwo rero muri iyi minsi perezida wacu uramutse uhuye nawe niki kintu wumva wamubwira cyo wamushimira cyo kintu namushimira se? Namushimira byinshi birenze kuko yampaye amahoro ndaryama gasinzira. No kugeza ubu wampamagaze kuri iki gihe ni ukubera we. Kandi si ngewe nyine n'abandi bose ku buryo wari wese bararyama gasinzira nta kibazo afite. Ase wegeze wifuza kuba wumva wahura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda? Icyamumpa ahubwo ngo mukore mu ntoki. Ubu ngubu rero ameze nk'aho ari kutureba, bifate nk'aho ari kutureba kuko televiziyo zacu ziba zikurikirwa n'abantu batandukanye. Iki kintu wumva wamubwira? Ngewe mfite byinshi namubwira wa mwana we, mfite byinshi namubwira umubabaro wanjye ukomeza. Kuko mfite umubabaro mwinshi ku mutima wanjye. Namubwira byinshi. Uba wumva uhuye nawe umubabaro wahitushira? Cyane byonyine nkamubona gutyo nkamukora mu ntoki namubwira ibibazo bibiri, ariko ngiye ntabyo nakubwira wowe. Uyu ngubu abakurikiye televiziyo yacu ushatse wabimubwira akabyumva akazagusubiza nawe akagusubiza. Ntabyo ngiye nakubwira kereka nibonaniye nawe. Keretse ubonye perezida ukabimwibwirira? Abimwibwirira. Ati ibibazo mfite bibiri rero nta wundi nabibwira niyo ya umwana wanjye, ahubwo ngiye nabibwira perezida turamutse duhuye. Ese ubona usibye kuba ukunda perezida w'u Rwanda hari abandi bantu ukunda mu bintu bya politiki? Reka nkubwire abantu bose ndabakunda kuko ntiwavuga ngo kuko perezida yampaye kubaho. Aho navuye ni njye uhazi, urwobo navuyemo ni njye uruzi. Ubwo rero ntabwo byatuma mvuga ngo kanaka ndamwanga ngo kanaka ndagira gute, kuko ikintu perezida nawe ashaka ko abantu tuba bamwe. Siko bimeze? Niko bimeze. Ndashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ndashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuko kugeza ubu ubona ukomeze. Ubu ni nawe undeba, ni nawe umpagazeho kuko nta wundi mugabo w'abapfakazi, niwe mugabo w'abapfakazi w'imfubyi. Kugeza ubu ngubu rero ngiye aho mpagaze aha ngaha, na n'ubu ngubu niwe ndamushimira, nkamushimira ahubwo namuha n'amashyi n'impunda. Ati perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndamushimira yambereye umugabo w'umugabo wanjye atarari kuko yatubwiye ko ari umupfakazi. Ati perezida yamfashije byinshi, umugabo wanjye yakabaye yaramfashije ariko yambereye byose. Ese iyo wumvishe ijambo ryitwa bavuze ngo felicitation wumva iki? Namva ko bavuze ngo merci. Umva ko bavuze merci? Baravuga ngo felicitation ugahita wumva ko bavuze merci? Iyo akenshi na kenshi mu magambo dukunda gukoresha ijambo ryitwa okay. Okay wabuze ikintu bisobanura? Okay se ibyo ngibyo ntabyo nzi. Ntabyo uzi. Iryo jambo se n'ujye urikoresha?
wowe ntabyo nzi ahubwo ikintu nakubwira njya numva ariko ni ukubyumva kwa kundi umuntu bashimira umuntu ngo merisi ntibibaho se merisi buriya bashatse kuvuga ngo iki ngo urakoze oke nawe wumva ivuga igice nka merisi niko nabyumva ati oke njye numva ivugitse nka merisi kandi koko nawe udukurikiye uratwandikiye muri komenti nimba kuko atubeshye ni umubyeyi wacu turamukunda cyane aho uherereye hose wumve ngo uyu nawe ni umubyeyi wawe cyangwa nyogokuru wawe impanuro yaguha nuko nimba uri umukobwa njye umenya kwambara wikwize nimba uri umusore nawe umenye kwambara nk'umusirimu urakoze cyane murakoze cyane muzasurize perezida wa repubulika nitwa Uwantege Donata ubundi izina ryanjye rindi abamenyereye nitwa mama Miriam. Mama Miriam tumubwira ati perezida hari umukecuru ushaka kubwira ibibazo bye bibiri akishima mu buzima bwe kwishima mu buzima bwanjye nuba nararapfuye ntararapfuye mubwira ibibazo byawe bibiri byonyine mfite urakoze cyane.